Inkuru nziza yatashye imitima y'abanyarwanda benshi cyane. Hanyuma rero akaba ari umuhanzi w'umuraperi w'umunyarwanda witwa Uwimana Francis. Muramuzi kandi muramubona yitwa Fireman mu muziki. Yes, hanyuma rero ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 nibwo uyu muhanzi yafunguwe nyuma y'uko yari yahamijwe ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa bigatera ubumuga buhoraho umugororwa wari ufungiwe Iwawa. Nyuma y'uko rero uyu mugabo Fireman cyangwa se Uwimana Francis afatanyije cyangwa se aregwa ubufatanyacyaha n'abantu 11 barimo abasirikare ndetse n'abandi bagororwa bagakubita umuntu bakamutera ubumuga buhoraho, bagakatirwa gufungwa. Uyu mugabo Fireman yari yakatiwe gufungwa imyaka 3 ariko aza kujurira, hanyuma urukiko rwa gisirikare ruza kumufungura cyangwa se ruza guhamya yuko arengana. Nyuma y'uko rero uyu mugabo ahawe ubutabera maze birangira atsinze. Yes, uyu mugabo rero Fireman akaba yabitangaje kuri uyu wa 18 kwa 11 umwaka wa 2021 aribwo yagiye kuri Instagram agashimira umuntu wese waba waramubaye hafi, umuntu wese wamwifurije intsinzi, umuntu wese wamwifurije ibyiza, agira ati ubu intego yanjye ni ukubaha umuziki kandi mwiza cyane. Wibuke yuko Fireman ari we muhanzi kuva na kera w'umuraperi igihugu cyagize, yego hari n'abandi ariko nawe afite izina rinini cyane muri rap cyangwa se mu baraperi bo mu Rwanda. Yes, hanyuma rero nakubwira ngo kanda subscribe niba utarabikora, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Uwimana Francis rero akaba yamaze gufungurwa nyine nyuma y'uko yari yamaze gukatirwa imyaka 3 ariko urukiko rukaza ko we akaza kongera kujurira uwo mwanzuro, hanyuma urukiko rukaza kugenzura rugasanga atsinda. Hanyuma rero yaregwaga ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa bitera ubumuga buhoraho, ariko uwo mwanzuro wateshejwe agaciro. Yes, hanyuma rero nitwa JC uri kuri MTV Mwarimu TV. Hanyuma rero Fireman ubu ngubu akaba ari mu byishimo byinshi cyane ubwo yamaze kugera hanze. Rwose inkuru nziza yakiriwe, yatashye imitima ya benshi y'abakunda rap cyangwa se hip hop. Uyu muhanzi rero akaba ari kwishima cyane ndetse anabwira abanyarwanda bose yuko agiye kubahereza umuziki, agiye kubakorera imiziki kabisa, imiziki myinshi cyane kandi myiza. Hanyuma rero nakubwira ngo kora share yohereze n'abandi, ndetse niba utarakora subscribe uyikandeho nta kibazo. Ibiganiro byo nakagaruka.